nawe ujye ukishamo wemeza abantu ariko unshireho gutya amafaranga babibone ko mfite umugabo utikora. Ibyo byiza Sana. Cyangwa nawe bakuroza. Abandi bugiroga. Nazana ibindi bimeze gute mu gisirini, nevakini n'igiki. Akongera aromeye koko. Nk'ubu ngubu uvuze ngo arutse mu rugo. Yahita akira neza. None tujye. Ngo iki? Ushaka gupfa? Birongera amaraso nushaka kuzana agasano uvanga. Kira gikorwa kimaze kunkora mu bwonko. Wankorera umuti. Mbinginge none. Batapeti cyaro kinekera muzima. Batapeti mwe mujye mu kikari cyangwa mu cyumba cye. Oya. Ubwo nanjye ntakuze. Ndakuze sheri. Bahe nafungira hariya. Warwana gusanyicisha. We. Mfungira aho ngaho. None se ko funze. Ndavuze ngo ndashaka kumenya hagati yanjye n'aba bagabo. Sibyo? Ubu none ntacyo mbwira. Ndashaka kubimenya. Uriya ni iki cyane? None se ntabwo ari papa riri ntabwo umuzi. Hanyuma njye nitwa nde? Sheri papa bayeno. Uyu yitwa nde? Sheri nakubwiye ntabwo umuzi. Turaziranye. Wakibagiwe muzi. Okay, noneho ndabizi ko muziranyije na kwijana 100%. Urumva? Ndashaka noneho kumenya hagati yanjye na papa riri. Ubusa mwitiki. Mwitiki yunguye. Niko mwitiki? Mwitiki. Icyo nazi. Musambane. Noneho rero. Hitamo umwe muri twe. Hitamo we. Hitamo. Ariko papa riri ngo nane papa riri wambugiye ngo. Ndavuze ngo hitamo. Hagati yanjye n'uyu. Hitamo. Hitamo we. Hitamo. Dore ibintu bibaye. Dore ibintu bibaye. Dore data we yabawe. Bahe natagucika bahe. Mufate cyane mufate. Urasa kumbira kiya kigo. Ndakikubwira ndetse komeze urabona asanze napfe ona. Ndakiranga gusigara utangaye nibikwiye ufate ku mutwe. Ariko ntubona ibintu banga. Ntubona ibintu banga. Siriya mbwa. Umva. Ntubona ibintu banga. Umva. Kurwo runtu rusakuriza hanze ni Rwanda. Sema bite kuri hano. Ibyo bintu bisakuriza hanze aho ni byanda. Babivuga ibirimo intazi. Wabaye iki? Babaye iki? Wewe ntabwo uzi byabereye hano. Wabaye iki? Mama agiye kubona ahora nk'isi befashe imwiyubitseho. Habura imbaraga zo kwiterura. Ntiyabuze imbaraga zo kwiterura iramusyonyora. Ati byagenze. Diri. Mwumve hejuru. Atareka ngombe. Agiye kubona abana b'abagabo batatu be bose bamuhagaze hejuru. Umugabo wa gatatu. Shwanyuza. Ntabyo aruzi. Akaba nawe igitabo. Utangiye kwandika tingira cyane. Oya ariko umuntu akavuga ukuri mutangire wisaze. Ngaho nyibwira none umugabo wa gatatu. Ntabwo areka mbikubwire. Ngwino mbikubwire hanze. Mwumve hejuru. Azagiye wara n'utubaraga duke usigaranye uri kudukoresha. Mama, hari inkuru bayina yambwiye ngira ngo arambeshye. Ngo abagabo bawe uko ari batatu bahuriye. Ese niba yabikubwira aza kumbaza iki? Ambaza ikira? Nyine mbwira neza. Koko se nibyo? Shinguka imbere. Ko narinzi ko ujya ukunda nawe. Akundwa n'ibyo se. Onanjye ngirana. Wasohoye Marite ngira ngo wowe nagukunda. Kumbi nawe nagukomagura ubwo bwinyo nkaburandaguzamo. Narakubwiye ngo nzongera kumva ijambo Marite. Izo Marite nizawe ugize ijyana ku ruhande. Neza ko wakunze abantu batatu ngiye nkakunda umwuka mumbuza. Ubwo ari ngiye nawe ninde none uri mu makosa. Fane ngiye guhumiriza amaso yanjye. Ndayakanga mpayasi. Nkagusanga. Ndakuniga. Urindira ko nyahumiriza.
Wishanuka imbere bunshanuka imbere. Uzibesha garuka ahangaha. Cyaha byose binijya no mu matwi. hasa ne se hashika ni kibagabaga ni mu bihe bitaro ariko none ubivuye ni mama y'Imana Ese noneho nkoze iki? ahangane se hashika ni kibagabaga niko ni mu bihe bitaro Nese nkugize ariko umbabara umbwire nimba atari imitwe ni gute umuntu waguye igihumure kuko cyamufashe nyacyo ni gute wagara amahanga kumva ubuse wakijijwe n'iki Nese urabona ameze neza. Ako koko baravuze ngo isoni zirisha uburozi ndabihakana nibaza icyo babivugiye ndakibura ubuse reka nkubaza ahangaha ni kwa Ariko ugaramye ni kwa Papa Lilisi ugaramye Bayana wambabarira. mubabarire mubabare se wowe warambabariye Njyamye ku mugabo wanjye. ku mugabo uzi ko abanyarwanda koko bavuze ngo agakunza buri karabatera ubuse ko twabaye batatu none uzahita niki Nahisemo wowe nagumye hano. wahisemo njyewe Yego. cyangwa nuko abuze cyerekezo Sha. Nahisemo njyewe ni Papa Lilisi. Baba ujye kutura kuza none wowe binibiki ko. Akamugabo urashaka. ndashaka iki Ariko nizere ko ni no wewe ndashaka iki Imana. hasore Urambaza iki? ndakubaza iki ntasore Sanga umuntu yiryamiye arwaye ukaza ubuhondagura umuntu. nyakuryamira amahasa wumva nkubwire nkubwize ukuri nundi munsi ntuzongere sinzongere kubona ugaramye mu ntebe zawe urandebera Ubwo urajya he? Ako nkubura nsubiza wumva nta soni ufite koko. Ko mbona se witonze nk'ishusho urashaka iki? Ntago ndi kumva ati vuga cyane ntago ndi kumva. Urumva ko Nashakaga na perime n'isaha. Wansigiye? Se rebye navuye Gisenyi. Nza hano ronje kureba renini yose nariye. Hejuru yawe. Uranyihakana. Ndamugenze gute? Mbese ubu ndumva nabuze icyo numva nagukoresha. Shiromboriye. Inde? Shiribomboriye. Sheri wawe narakubonye. Ni ukuvuga ngo wavuye ku Gisenyi bakubwiye akazi urahurura uza wiruka. Wibeze inshuro naguhamagaye nkubwira ngo ndi mu rwahukaniro wibaze ngo uhamagara ngo meze nabi mu rugo ntiwigeze uza wagiye umbeshya ngo uzaza ariko bakubwiye akazi urahurura uraza birangije nta mu mazi abira uragenda Samugabo yarafite uburakare bwinshi kandi nakuneye kubigenza ko wambeshya urukundo kubera icyo utahagaze hamwe ngo uhagarare nk'umuntu w'umugabo ndwandire reba ibiro ufite reba ukuboko ufite uriya mugabo yagukubitishije iki arega kiriya gisongo giteye ubwoba ngabo munyabwoba kandi ndagukunda ndakubaha urabizi Rike sinongera kumva iryo jambo mbwira ngo urankunda I hate you nakuzanye n'amafaranga wazanye amafaranga yo kugura iki imereze cyangwa aje kubigura kubigwatuza tegereza uwabigwatiriye hazabiguhe n'amafaranga menshi icyo bikora byatumye mbona abo murimo hagati yawe hagati ya Papa Bahena hagati ya Papa Lili nahise mbona ko nyira umupfari ujya hanuka koko ariko nagufashe neza urabizi nari umugabo ntihabwa intebe uzanye amafaranga ngaho ngo nemere nishyireho igisasu njye kugushakira mbiguye ntabwo nakubwira umubare wayo ariko nabona urishimye nakoze kandi ubwirwa n'iki se ko nyemeye ariwe 1 2 12 ejo ndakuzanira ndi
ndakoze uwo ntazi senze nyina muho nzabikora oya nta munyagara w'ifaranga n'utunda turya ntayo twanakoreye genda papa rero umugabo ufite umugabo utajya umuha uburungurungu reka nze nizirike igisasa kandi ntuburikire uguma hari ikintu ushaka kitari iki akira nkeza telefone yawe reka warihanganye wandikaho hano shiri wanjye ndagukunda uri hani nimero yawe nge ndayisibye akira ako naguzansiba mu bwonko ibyo birakureba nanjye yongeye kwisiba umbabarira ubugabo bwawe narabubonye samurakoze genda nyine kutagenda se kutagenda uretse kumbwira ibyo bintu genda nyine genda ese bite iki wagiye shanga ahubwo Eric yari yamamagaye Eric musaza wawe ngo araho se de araho rwose arashima Imana Burundi hamuguye neza none se hatamugwa neza urabona ataranze kugaruka ahubwo yari yambwiye ngo ari mama wacu ngo uri naha mu Rwanda none ngashaka kumuza nawe ngo nzajye kumusura niko wanyu muvukana na mama wawe nanjye ariko ntawe nzi none Eric azazina ha cyangwa azakuyobora kuri telefone oya yarambwiye ngo nimbona umwanya ngo nzamubwira ndangira ahantu aba ngo nzajye kumureba ngo tumenyane tumva ari byiza aho urumva amata atabyaye amavuta kubera ahubwo reka nkwereke ukuntu ngiye nta kantu kajya kangwa mu gutwi ngo ngapfushe gusa none uragira ngo umva dero numva ko nyoko wanyabonetse ahubwo tumushake umva uzamfashe tumushake hoya humura kandi Eric yambwiye ngo nyina arahazi ngaba baramubwiye neza ngo azahandangira nimbona umwana tubonye rero uburyo dutwara bya bintu neza cyo kwirukana cya mukaso mu nzu mbaza uti gute se ahubwo nkwereke ese shanga ubwo ibyo bihuriye ko nukigira umwana Betty urahita ugenda ugiye kuba kwa nyoko wanyu sibyo uriya mugore nibimucanga ntaguma muri ya nzu wenyine tuhite tushaka ukuntu tubigenza nawaceho inzu tuyishyiremo abapangayi cyangwa uwo muntu tutamenyeranye ngenza ashobora kubana nawe Betty cyo nizera cyo warahindutse si wahindutse ukuri nabaye umwana mwiza hari ubwo kijya kwiseta nyumvire amaseta yararangiye naba njya kumarayo ntufite sheri ndamufite iby'amaseta warabiretse tuza rero nawe uzagenda ubane na nyoko wanyu wo uriya mugore afatireho yaji wabo yakwikodeshereza ave muri iriya nzu yatwinjiriza ubu rero nuguhamagara Eric akaturangira turi kumwe tukazajyana amayinite ndayafite ndayaguha umuvugisha aha turangira ahubwo ejo tugiye saha rero ariko tubyumvikana amafaranga agomba kuva muri iriya nzu ntacyo wakoresha uri umwana tuzajya tugabana biki tuzabireba ariko shanga nawe ntukazana ibintu byo kugabana byanjye si byo byawe cyangwa ibyaso si byo byanjye nyine byose ni iby'umuryango ave muri iriya nzu ukuntu ruba rwibyagaritsemo ariko ntacyo yari atwaye pe rero vana iriya nzobe yarwo isa n'amamesa hariyo ako bana bambibariza biri ufite inshuti zigira nyinshi oya abaturanyi ndakubaza inshuti y'umuhungu oya ntawe bana muzana ibya Martine wafite inshuti twamwirukanye z'uburumva ntabwo tubigiki nayo mfite sora shinigeke we ntacyo kubaza ese ubundi ninde wagutumiye ntera ubundi we wambaza iki
ufite batatu ngerekeho uwanjye babe bane rirashyira tuza we rirashyireho uwe babe batanu Vanessa kubite babe batandatu nawe uwa karindwi turajya he ubwo nabaganirize niba tureke turashize aho kuvuga ndagiye Kamanzi ndangize kuvuga akundi muri Kamanzi nkubaza gutunga abagabo batatu nukugira ubyibuhe nukugira wishime nukugira wumve neza uratandika we tendekwe n'intu ari kuriya mwana ariko ubu narabyaye nyumvira ntanyegeka wagira ngo haguruka nawe caho mbura umuntu mbona ivumbi wagera iri ahantu tuba ni sima hariya naho nta vumbi ujya wona ahubwo wowe kubwira gake gake neza rurarwote wanjye kane ako mbona wabonye so nkabona uriteruye urizamuye ugasigara ntondagira watuye ariko nk'ubwo uba wishinga bahena umwishingami bahena ni umuhungu kandi ujya umenya ko uri umukobwa umva batamanye nugira inshuti ariko naguhitiyemo Gisute. utazongera kuzana abambaye Usinye nawe tema bari abagabo nawe babari. nawe uratangiye nawe uratangiye ariko nuko cyo kubyara no uzi ko naherekeje abandi kubyara umva nta nicyo ndibabwiye rere hari ikibazo mfitanye nawe ntacyo ibyo washakaga byose gushaka sose namukweretse ukeka nta kibazo mfitanye nose kuri kubimbaza ngo nanjye ndagira ngo ngusabe nsabe iki gabanya kuvugana na papa Vanessa papa bahena mujye muvugana ibiri ngombwa mwaramutse mwiriwe agutume umutumikire ariko ibintu byo kuvugana n'ibintu bitari ngombwa oya ibintu tuvugana n'ibintu bisanzwe wabana n'umuntu mutavugana ko mbona ushaka kuntera amagambo ya mukobwa we oya ntago ari ukugutera amagambo ariko nose kuri umubwa ngo ndeke kwisi ujya hejuru se kwisi ujya hejuru ndeke wabana n'umuntu mutavugana umva ibiri ngo ceceka ibiri ngombwa ni mwaramutse ni mwiriwe aragutumye ntumusuzugure ariko ibyo wumva ngiyewe nka mama we ntashoboye gukemura ntukabibwire papa bahena ujye ubibwira papa wawe ntiwamubonye riri unyomeze ushaka kubyura amabifu bifu zituruka ku kiriri sawa nabyumvise ntabwo nzongera kumuvugisha oya si cyo nshatse kuvuga umuvugisha ibiri ngombwa umuvugisha ibiri ngombwa ubu wamwaka ko tagisi nose nigeze nzi mwaka utaye mwaka se ubwo siko ntabizi igihe ubona icyo ukeneye ntagishoboye mu gihe wabyumvishe mbere rero ujye ubikora haguruka imbere sicyo nakabembereje ngo twicare tuganire mbona we agunyuka genda ujya no mu mirimo nawe haguruka mva imbere ntangiye kundebera ku rutugu di mva imbere rwanara ndabizi ugira amafuti nk'ay'ingurube yabwaguye ndagira ngo nkubwire ko noneho ngiye kujya mu kazi ndavuze ngo ndakuyobewe ubwo ndi nyirangurube none ndagira ngo nkubwire ngo sinzamve cyangwa ngo usange hari ikintu cyahindutse aha ngaha sheri humura nta kosa rizavuka aha nta kibazo kizavuka ndakeka n'icyatezaga ikibazo cyararangiye cyo ngo ukundure erega turamenyeranye uri impana vuba nigendere urumva oya ndabizi uri impana vuba nigendere cyakora ubushize warambeshya beshya biremera urambeshya beshya birakunda urumva ariko ubu noneho ndagira ngo nkubwire ngo ubu ni finale ntacyo uzongera kumbeshya ahubwo uzamenye yuko uzishukurira urwo bukanarwihamba umurasheri nisubiyeho nta bibazo bizavuka ahubwo uzagenda ryari ndagira ngo mutegurire igikapu
ugitegure witonze nzagenda ejo mu gitondo. ikibazo ndabikora Gusa nzasanga hari n'akantu na kamwe. kandi urakomeza kumbikamo ubwoba biraba bibi. Ngo? Ntabwo nyakunda umuntu umbikamo ubwoba. Ntabyo nzarenga. None se kugiye? Ngiye kuryama n'ibishimutse.